n'umushumba wacu kugira ngo bajyane baturebere iyo nka. Kubw'ibyo rero nabonaga bari bafite n'amatsiko yo kugira ngo barebe uwo bakoye, ariko natwe mbere yo kubereka uwo bakoye twagira ngo tubwire uhagarariye iyi sibo y'abasangwa, nyakubahwa musaza uhagarariye isibo yacu, twagira ngo tubarize umushumba wagiye kureba ajyanye n'umushumba wo ku ruhande rw'abashyitsi, umutubarize atubwire uko yasanze iyo nkwano imeze. Murakoze. Urakoze muhesha w'amagambo, reka yegere hino atubwire. Ndabona yigunze, simbizi nimba ibintu biri buze gucamo. Muraho. Wakubwira ukuntu unezerewe. Buriya rero uburyo bwo kunezerwa buri amoko, hari ukuntu ngewe nezerewe mbikiranye. Banjyanye mu rwuri ahubwo nayobye, nsanze nayobye. Urwuri banjyanye niwe menya nka gutira izindi mbaraga nkabasha kurasa cyane. Nagerageje rwose, umva ndazi ko wakaye nyinshi cyane nziza cyane z'imishishe. Rwanda akagabo ko kurasaba 8 gusa. Murakoze cyane, nashimye rwose, nta kibazo. Naboneka mutanga amashyi rwose, amashyi ni mondo. Umugeni wacu ni uw'agaciro, ntabwo ari uwo kugenda ngo hanyuma bapfe kutuzanira izo babonye. Ngira ngo bamufatishije umujugujugu, nuko maze ngarahaguruka, maze ngarawujuguta, nuko ugwa mu nka 35 niko turiye. Turagushimiye rero nawe kubera yuko wabashije kudukorera mu byambo aho tutakwigeza, maze ukatugerera. Imana iguhe umugisha. Murakoze data. Reka nibarize Uzemina Dabo, hano wazanye irashimwe. Ese hari ikindi Minada nitwatarama? Hari ikindi? Rero Bwana John, gutarama nibyo, ariko icyanzanye ntabwo turakwita umwotso, kuko niba mwanashimye mugashima impano zanjye mukanyakira, ababyeyi bagavuza impundu, ndashaka ngo niwo mugeni aje murebe, wongere ndebe. Arega umusore wanjye rero ko wamutanguranye, ari nta bantu bigeze baguhandirwa ntabwo bazi. Reka rero icyo gisigaye asigaye dutarame, kuko nta kindi umuntu aguhaye araguhata. Yemwe bikambere, mwabyumvise? Uwo mugeni ni mumuzane rwose, muzana abageni bari aho ngaho bose, maze muzendebe kamenyamo uwo yasabye. Mungirire vuba. Nubwo nshaje biturandebe. Mungirire vuba rwose. Babashyizemo. Nanjye ndi kugenda mpegereza. Babashyizemo rwose. Umuziki mwanya wagikibagira ahangaha ku ruhande rw'ababyeyi babo. Noneho umugeni nawe naza arahagarara ahangaha, baraza kuramukanya ari uko bahawe uburenganzira, kandi biraba muri gahunda nziza cyane. Umusore arajya hagati, abasore 2 ku ruhande, abandi 2 ku ruhande, nuko nguko biri bugende. Nibaze maze bahate.
reka tubabwire uko gahunda zigiye kugenda neza. Babona bano basore aba bantu kuki batabishakiye intebe bakajya bicara mu ubu baricara ku Imana ni nziza ibihe byose. Kugira ngo ibintu bigende neza mureke tworoshye amajwi, ariko buri wese namara kuvuga ntabwo ibintu biri bigende neza. Ahubwo cyiza ni ukurebesha amaso, warangiza amatwi ukagenza gute ukayumvisha, sibyo yemwe? Byaza kumera nk'ibirimo akavuyo kandi ari ibintu biyobewe na Mwuka Wera. Reka umutubarize nimba umugeni yaba yarasabye. Urabona yuko abakobwa baje bambaye neza cyane kandi barasa neza, urabona yuko rwose baboneye. Aturebere nimba umugeni yaba yarasabye ari muri aba, maze ababyeyi ndetse n'abandi bateraniye ahangaha bahite batanga impundu n'amashyi. Wamutubariza data, umwanya ni uwawe. Rwose kugira ngo urababona umukobwa rwose batoranyijwe. Mbese kuba umugeni wasabye n'umubonyera rero njye ndi mu zabukuru, nabaza umuhungu wanjye twagira, ese twagira mwana wanjye umugeni twasabye benshi b'amagambo rwose ngo ntawe urimo rwose, ntawe urimo. Yemye mureke turebe. Baza muri aba bakobwa barimo hano. Samweli, Karame, ndagira ngo usubire mu ruhongore. yego, ugende nanone wongere ukatira ikipe ahari wenda bazamo, ahari wenda ari buze. utegereje gatoya abakobwa ndabafite rwose. nanjye ndi maso nicyo cyane. Reka rero tuza kureba nimba ari mu ikipe igiye kuza. Hanyuma ndabona atari kumwenyura. Noneho yabereye izuba rimwe. Noneho abashimishije yemye dusubire inyuma abari ahangaha, dusubire inyuma cyane abari ahangaha, dusubire inyuma cyane. Reka turebe bamutwikiriye, agiye ahagaze ahangaha. Mworoshe amajwi. Imana ni nziza ibihe byose. Reka dusabe abantu baje gutaha buno bukwe babanze batuze. Reka tubanze twongere dusubize ijambo. Abantu barimo barasakuza. Yego, Imana ni nziza ibihe byose. Reka twongere dusubize ijambo, dusubize umwanya. Umusaza yongera abaze, umusaza mwongera data uba tuganiririze maze urongera utubwire. Urakoze muresha amagambo. Mbese nada karame ubu noneho kuruzi nkoze mu ruhongore nk'imbere. Yego, mbese noneho ndabona uri useka
kandi nanareba nkabona abantu bose bamwiriye ese umugeni wamubonye umva reka mbaze umuhungu wanjye ufite amaso akireba cyane ese umuhungu wanjye twagira umugeni twasabye uramubona murakoze uko munsi ni kare namubonye amena amashyi menshi. reka rero mureshe amagambo atubwire ikindi gikurikiyeho Reka rero dushimira Imana iyo yemeye yuko umusore wacu anezerwa akaba abonye uwo yakunze. Reka rero tubabwire ngo agiye gutambuka, hanyuma aratambuka kuri kondisiyo tumuhaye. Reka abantu bose bamukinguruke. Ebyiri hagarara aho ngaho, ntabwo uremererwa nubwo rwose. Reka rero tubabwire ikigiye gukurikiraho. Ugiye kugenda Mana yanjye. Reka tubasabe ituze abantu bakagera, tubabwire ngo ubu bukwe bwacu ntabwo ari ubukwe bw'akavuyo, ni ubukwe butandukanye n'ubukwe bw'ayandi madini. Ntabwo abadivantisite b'umunsi wa karindwi tujya dukunda ubukwe burimo urusaku. Itorero ry'Imana rigendana na gahunda. Reka tubabwire ngo ubu ntabwo ari bwa bukwe buvugirizwa induru. Imana ni nziza. Ibintu byose rero bigira uko biyoborwa kandi bikagira uko bigenda. Reka rero wishimire uko amarembo afunze. Ati wowe mushiki wacu yadutekeraga akatugaburira kandi twamurihiriye amashuri, ntago wamwemererwa. Kubw'ibyo rero ugiye kugenda, ubanze mbere yo gufata umugore wawe ubanze usaba uburenganzira baramu bawe, maze ubanze bari busuhuza. Mbere y'uko usuhuza umugore wawe, nuko baramu bawe ubagenera Imana kuko batwaye uwabatekeraga. Nibakwemerera urahita umufata ukuboko maze ubanze umuhobere, umuha akabezo. Reka rero muri uyu mwanya reka tuguhe ikaze, ubanze muri baramu bawe. Abanje gukuraho rwose ati komera, ati sha, ati nureba mushiki wawe wamuhaga amata, uza ukuntu ari gusawa, yego wa arakanura nk'inyana yo mu ruhongo. Nuko rero ngaho rwose amakineshi ati rwose sheri wanjye nari naragutegereje, ati reka ngo yaba amakineshi rwose. Reka rero turebe ikigiye gukurikiraho. Ivumbi ati rwose ati reka ngo uhanagurire inkweto, reka ngo uhanagurire inkweto yuzuyeho ivumbi. Ati reka amanagure n'urundi rukweto, ati reka amanagure n'urundi rukweto. Ati cecekere mukobwa, bose wirira, hariyo ugiye nama wari. Ati inkweto ya sheri wanjye ndayitukuza, ndayitukuza. Ati ndaguhanagurira. Ati reka turebe ikindi agiye ngo, ati ndagutera umubavu mwiza. Ati rwose zamura mukwasha, ati zamura we. Ati rwose amashyi menshi yemwe, amashyi menshi. Ati abakurebaga b'abakobwa bavane y'amaso, ati bavane y'amaso jewe ndakwiboneye.
turebe afunguye ikindi kintu. Reka turebe icyo ari cyo, aramwambitse ati zamura akaboko, amashyi menshi. Hino ikora neza, ntiwugire neza inyuma. Arangije Fiyadoneri nawe ati reka nanjye wiheshe icyubahiro. Reka turebe, ati nawe ndakwandika, ati uri pare nk'abamarene, ariye yego. Hanyuma rero reka turebe aho azajya arebera igihe agiye gutaha. Reka turebe ati sheri wanjye wambitse isaha uzajya ureberaho rwose, igihe uzaba ugiye gutinda uzajya wibuka yuko urubavu rwawe ndi jyenyine. Ati sheri ni ukuri ndagukunda sheri, erega akaboko kawe ni kanini, zamura akaboko kari murebe. Yego pe, ati zamura hejuru akaboko, amashyi menshi. Aha, reka rero turebe ubwo bagiye kuramukanya. ngira ngo umukobwa agiye kwereka sheri we ababyeyi be abaramutse, hanyuma nibarangiza n'umuhungu ajye kwereka umukobwa ababyeyi be nawe abaramutse. Reka tubahe umwanya yemwe ababyeyi bari buze kuramukanya, kandi abari buhabwe impano nibo bari buze guhaguruka bonyine. Yego, reka batambuke ndetse bahereye hariya. Muhaguruke yemwe, muhaguruke. Ati ikamba ry'ababyeyi, ati reka mbanze nigere mu ruhanga. Hanyuma amashyi menshi rwose, amashyi menshi. Atakira ishyimbo. Ati akira na kaganga. Reka turebe. Ati wambyariye umugeni rwose, warakoze. Amashyi menshi yemwe, amashyi menshi. Reka turebe rero, nyabuneka abantu bahagaze imbere hano mubanze mukinguruke, abantu barebe, mukinguruke muse nk'abahagarara hano.
reka rero ababyeyi bari kuncira isiri bati natwe abana bacu turifuza kubaha impano. Ati natwe abana bacu turifuza kubaha impano. Reka turebe. Nureba yego ti erega turasa nukuri yego ti uzi kaka uzi abana nzabyara bazaba ari utuzungu ingope nureba reka turebe mwana wa muzatunge mutunganirwe mbaraza umugisha ababyeyi ndishangazi yego reka ababyeyi nabo babashe kugira impano bagenera ninde uyu we hajya mupfana iki parasite umukunda kubidi nyabuneka fotogarafe rwose uramufotora bari kubikora kuko umwanya wagiye. Yego abari buze guhabwa impano bose cyangwa abari buramukanye bahaguruke. Umuntu wese uzi yuko ari buze guhabwa impano, naho ubundi impano nyinshi rusange ziraza guhabwa igihe cyazo kigeze. Ati reka twifotoze. Turakoze cyane mabukwe. Turakoze cyane. Ati mabukwe burya umuhungu wawe yankunze nzi no kuboha burya nditsinze imirimo nukuri pe. Ati akiriye impano dore urashaje ntugikeneye ntugishoboye kuboha maze washatse aho nawe washatse ubwo abagabo babo bavukana n'umugabo wawe abo ngabo bitwa abakeba bawe nukuri niba karanga ariko nawe uzakarange kugira ngo se mukeba wari mukeba ariko akavuga ati waje mu muryango wacu di nureba komera abagabo bacu rega barahaha nanzara izakwica yego pe reka turebe maze twambaye imikenyero isa maze nukuri twajyanishije yabahuye ukuntu ari byiza yego di n'imisatsi nayo irasa wa nureba wa ati turagusoma kuko turagwaraye waje mu muryango yego wa parasiti nawe nugerayo uzahita wambara nka bodi nureba uwo ko mukundanye cyane wa abagabo banyu baravuga barakurikirana nureba iyo ati disi we waramutomboye nanjye ndamwiboneye nureba wa abagabo babo mbanza bakurikirana hari yego di nureba atese ubwo di nanjye azahita nerida yego ariko wa nureba nureba ingoti ati ntabwo ari ibigwari ati se yego ti umuryango uzunguka. Reka rero duhe ikaze ababyeyi nabo bamuhe impano bati mwana wacu
mu gihe rero barimo badushakira uburyo twafungurira igifu, reka mbere y'uko dufungura hanyuma abageni bacu batubimburire. Imana ni nziza yemwe ibihe byose. Reka muri uyu mwanya ariko rero nimubasha gusakuza ntabwo muri mubasha kugira icyo mukunda. Yego, reka rero reka atwereke ariko se mwatuje mukirigitanyanga niyoroshyeho gatoya. Imana ni nziza. Mbere y'uko abantu twese batuzanira amafunguro, reka umugeni wacu abanze ahereze afate ayo mafunguro ahereze umugabo we, nimba aramuhereza ngo akira, nimba ari bubigenze gute, ariko batweretse uko bizajya bigenda mu byo kunywa. Reka batwereke rero n'uburyo bagiye uko uzamugaburira ageze mu rugo. cyo gusenga ariko bo bari bakiri mu nzu, ubazanye ibinyobwa yabisengeye. Yego, nimba rero basenze nta kibazo, ntabwo twongera kwirirwa dusubira gusengera ibinyobwa no gusengera ibiryo byose ni kimwe. Ngaho nafate amafunguro atwereke uburyo azakira umugabo we. kugira ngo abantu barebe amagi menshi yemwe ati murebe sheri wanjye ongera ukora yabagaye nta mugabo utwara imbere kare nta mugabo utwara imwe nakuri ntabwo yamenye kumiraha arataganga ati yego bikwanjikisha mureba amagi menshi yego ti mureba bitabiwa ongera ukora mwongere ti mwongere amagi menshi rwose atereka nanjye nzaguha ati nanjye nzaguha ati muhewa nureba nureba ati nureba uburenganzira babutanze ngaho bari kuzana ibiryo bose bazanye abari kuzana ibiryo n'ababwira iki rwose mutambuke muhere ku mashyitsi
hariya hari abashyitsi ntabwo barajya ibiryo muri kubiha basangwa abo bashyitsi hanyuma bagire icyo baganira kiri gusoza ubukwe bwacu hanyuma natwe ndabona ariko bisa nkaho unezerewe mbese hari ikindi wakongeraho Haleluya. Bose mu by'ukuri bwana John Burindwi twebwe umuryango mugari naje nzanye nawo uko umusaza Mazimpaka twabashimye kubera ko twaje mukatwakira twaje tuje kubasaba twaje tuje kwiga tuzanye n'amagambo abiri byose muratwakira umugeni mwamuduhaye ntako mutagize twariye twanyoye twanezerewe ibyo mwakoze Imana izayibukire mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bose turabashimye cyane aho twari turi ahangaha umusangiza w'amagambo nabonye yakomeze kutwenga ry'akara ndavuga nti reka neza byari byanyiceje hariya ariko ndanezerewe cyane n'umuryango mugari nazanye nawe rero mwavuze ngo amenara mwakongera amashuri mukishyura bakabona umugeni aha ngibyo ibinezaneza rero by'umuryango mugari naje nzanye nawo ku musaza Mazimpaka twagiye gusaba umugeni mu rugo rwawe twanezerewe twishimye rwose agasozi kamanuka inka kazamuka izindi natwe dufite abageni tuzawagira ngo mwababonye. Haleluya. Ntamuze mudusabe tuzawaha mu izina rya Yesu. nuko rero muzehe Minadabo urashimye kandi wanyuzwe usigaye ngiye kubwira abikambere rero basase bugari rwose ubundi dutarame rwose basase rugari rwose dutarame utandukanye. Urakoze cyane ntabwo twaje turi abasasa ngo musase turyame
ahubwo iyi nkuru umuryango mugari naje nzanye nawo turi gushaka kugira ngo mudusezere dutahe ibyiza twabonye umugeni twabonye muduhe umugeni wacu dutahe nta kindi. Murakoze cyane bari bamugisha. mbese abanyamuryango muremera ko Kominadabu tumuherekeza? Murabinyemerera yemwe? Niba mubinyemerera mugire muke. uzi impamvu batari kubyemera se? batari kubyemera nanjye ndimo. Abageni bacu nibyo koko urugo rushyashya burya rusabwa gushyigikirwa, sibyo yemwe? hari abantu bicaye rero bakaba bataratanga inkunga ku mugaragaro yo gushyigikira abageni bacu. turifuza yuko umugeni twabahaye twabanza tukamushyigikira noneho tukabona kubasezerera. Murakoze cyane muhesha w'amagambo ujya kurwara guhata. Ibyo rero ntabwo binariye ndicara wese murashaka kunyubakira ari gusenya. Murakoze cyane. Murakoze cyane. amashyi menshi yemwe. reka rero turarike abantu bafite impano aka kanya batabashije kubona uko bayitanga batambuke baze batanga impano. Adamu na Eva Yesu ashimwe ahimbaze. Nicyo nashakaga nakorara abaragwa b'ijuru. Rero natwe tunejejwe no gushyigikira abageni bacu. Yego, niyo mpamvu mutubona hano imbere, kandi nk'uko twizihije buno bukwe natwe hari impano twageneye uyu muryango. Iyo mpano rero korara abaragwa n'ibegeye hino kugira ngo bishyikirize uyu muryango. korari abaragwa b'ijuru. Parasite muzajya mujya muri korari rero. Nazahita yajya muri korari. Yego wahagaze hano ukabafotora uri hano fotogarafi. nafashe video. ahimbaze kwiteza kuzwe iteka ryose. natwe twavuye Bujumbura, ariko kubera ubumwe n'ubufatanye n'umuryango turifuza gushyigikira urugo. Yego rwose. nubwo twaje urugo ari rushya tutabizi cyane, ariko dufitanye umubano na Kanazi. Yego, twifuza kugira n'ikiganiro cyihariye. Yego, dufite benshi rero twazanye, ariko mu mwanya w'aho duserutse ni ukugira ngo bumve ko urugo twifuza ko ruzagira umubano hagati y'abo baturanye. Yego, nabo basanganwe. turabishimiye cyane. Amen. Haleluya. Amen. murekereho amasange bishimire. urakoze cyane. babereye ku buryo bwa Kanazi. urakoze cyane. maze rero abantu bagiye batinda bitinda bihangane bagiye n'ingoga kubera ko turasoreza kuri aba babiri. turashoje tugiye kumara gatatu nikagera rwose turahita dusohoka. abafite impano bivangure n'abandi bantu nimbara gatatu turaba dusoje. rimwe umuntu ufite impano akaba ahagaze ntabwo namenya niba ayifite cyangwa atayifite. ndabibwirwa nuko Jeanne imbere. rimwe kabiri gatatu dusoreje hano. bariya ni ba basaza beti bari bamukariye batari babona sha. yego di ntureba imyugariro bari bayitambitsemo. Amen.
cyane. ntabwo rero ni umuhungu utari wenyine rero kuko w'Imana amasaka agumana rubanda. Aya ni amasaka ni imbuto y'umwana. Iyi nayo rero bayita karugusubiri. Karugusubiri. Murakoze cyane. Urakoze cyane bwana John. Imana iduhaye umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nabashimye cyane kuko mwatwakiriye mukaduha umugeni mukabona utwubakiye urugo rwacu mukaba mwatwifurije kugenda kugira Imana izabahe guheka kandi natwe dufite abageni muzaze mubona se tuzabaha. Gendane nawe mana okweno kiyagenze yoboresha kuboko kwawe unyerekeza ushaka hose n'ubwinzira itagaragara mbese njyane nawe mwami. Kadusenga ndagushimiye Uwiteka Mana yacu waturinze ubana natwe muri gahunda zose zari zabereye aha ngaha tugeze muri uyu mugoroba tugihumeka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye uburyo abana bawe baganiriye ibiganiro byiza kandi bikagera ku musozo abaje gusaba umugeni bakaba bamuhawe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye uburyo wabanye natwe ukaturinda kandi twifuza neza ko uko twasangiriye kuri aya meza bivuga ko tuzasangira no ku meza yo mu ijuru. Amen. Duherekereshe umugisha wawe rero abashyitsi batugendera ubaherekeze amahoro kandi natwe dusigare nawe amahoro mu izina rya Yesu. Amen. turashoje hanyuma uwashatse yakwerekeza mu mirimo afite mu rugo iwe cyangwa se akazagaruka gusura mu rugo ejo ariko gahunda y'ubukwe irashoje. Gahunda y'ubukwe irashoje tukaba turi gusaba abantu bafite ibikoresho kugira ngo batugeze hafi turi kuvuga udukoresho two kunyweramo ndetse n'izo ntebe nazo bagerageza kuzegeranya ngo nyine gahunda y'ubukwe turayishoje n'ahejo. Uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mu ijuru nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe byavuzwe riratashye bwaba uko twari dutegereje cya gihe kera bwageze ku munota wabwo umunsi wabwo none bwatashye twese turishimye umwanya mwiza izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubw'ibyo rero duhagaze tugiye kuririmba igice cy'indirimbo ya 39 hanyuma Muzeminadabu aradushyira mu biganza by'Imana hanyuma gahunda tuyikomeze duhagaze. Nabonye inshuti hebuje yanguze ntarabaho yanyiyegeresheje ineza n'urukundo rw'iteka
tudashirana ubu turatandukana kuko nuwe na wari uwanjye bidashira. Tangi tuze dusenga Imana. Ingofero ni muzikuremo dusenga Imana. Data wa twese, Mana yacu dukunda cyane iri mu ijuru, icyubahiro n'ubutware byawe iteka ryose. Turagushimye cyane kubera gahunda y'ubukwe. Twabyukiye tukatugejeje muri amasaha ashira ijoro. Turakwinze Data mu kanya tugiye kwicara ngaha, uduhe kurindwa nawe, kandi buri muntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Abavandimwe bacu baje batugana, uduhe kubakira mu izina ryawe, kugira ngo byose bikorwe neza no muri gahunda. Dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Tubonana n'amaso yacu. Reka rero mu mwanya mwiza twahereye ya minsi ya kera twababiri twavugaga dutegereje twambaye neza twiteguye umwenda mwiza amakado yacu aho bigeze ubu ubukwe bwatashe buriya ndazi umuntu ufite umunezero wese uri hano arumva ku mutima hakeye. Yesu ashimwe. Binada rero umwanya nk'uyu nuko habaye ninjoro. Buriya iyo biza gukunda tugahagarika amasaha izuba rikaguma rikava tukaguma tunezerwa dutya, ariko tuba dufite impungenge z'ijoro. Burya ijoro ntabwo ribamo ibintu byiza gusa, hari igihe n'ibiza byiza byinshi bikazamo, ariko izo ngorane reka tuzirinde. Imana idufashe kandi turabana nayo mu gihe nk'iki. Rero dukomeje ibyiza. Rero hariya hirya abaho niba bari kumva neza, hano twabonye abashyitsi, ariko abo bashyitsi iwacu twakira abashyitsi tukabazimanira, kandi barimo bari kubikora baraje. Ubwo barimo nabumvise buriya. None se muze aba bantu babaganiriza n'ubundi kugira ngo aganire ko aganira amaze ibyo bamuha. Reka tumaze tubakire bamwe tubone ko baganira. Mubanze bamwe. Urumva birakunda vuba. Urugendo bagenzi. Kirama gategerero. Muraho jo. Muraho neza. Meze neza. Muraho neza tumeze. Mugabo muri kumwe suramuzi. Isiga. Hano rero. Ubwo habaye ninjoro nabana bari gufotora. Sibe ibintu biragaragara. Biragaragara cyane. Kubera amacanye. Abagenzi wagenze rwose ayatemba yageze kure, ndagira ngo wakire rwose ntakire uburyo bwacu maze uryoherwe ndetse ndabasanye nabyo. Urakoze cyane. Ariko rero iryoha bisangiye. No ku masaka bose rero rwose wisanzuye. Urakoze cyane. Kabandi nabo nimugende mubazanira bamwe. Amasaka mibishyimba mibigori amibitoki mu mutobe. Ijambo rya mbere rero nuko nje kugutwikururira umugeni wawe ngajye hanze. Urakoze cyane. Ndabona n'amezi yegereje, arimo igisigati, umutume amazi, umutume kuvoma, ibintu bishobora kugenda neza. Twe rero twagushingiye umukozi, ntabwo twagushingiye umunebwe. Niyo mpamvu tuje vuba kumutwikurura kugira ngo umutume imirimo isanzwe, kandi aguma gususurutse n'umuryango wawe. Ibyo nibyo jambo rya mbere yantumye. Ndayavugira rimwe rero. Irya kabiri, yongeye nanone ampa amasaka mibishyimbo ampa ibigori n'ubundi ampa n'umutobe ampa n'ubushera. Ndavuga ati rero abana nibaza bajya bateka babagaburire,
n'ibitoki yabimpaye n'ayo magambo rero naje nshoreye muri make Imana iduhana umugisha. amena twava ngo ukiyeme reka tumuha amashyi. kera abakecuru bo mu gihe cya mbere bavuzaga impundu. Impundu ntabwo ari bibi, dushima ijambo uyu muyobozi atuzaniye uyoboye isibo yo kwa Musengamana Atanazi, akaba bageze hano muri uyu mugoroba. Izina ry'Imana rihimbazwe. mwe muri guseka mbese turi kujyana aho uzi kujya mu bukwe nk'ubu ugataha urabaza ngo mbese bavuze wiki. rero ijambo rya mbere ko twagiye gusaba umugeni muri iyi minsi ya vuba iri hafi. tugiye gusaba umugeni baramuduha. bamaze kumuduha bibaye ngombwa ko baje kumutwikurura. ndetse ijambo rya kabiri bakaba bamuzanye hano mu rugo. baje hano mu rugo bamuzaniye impeke zose ndetse n'ibiryo bamuzaniye kugira ngo bagende ibyo kurya. kuko umukobwa baduhaye ni umukobwa w'umuhinzi. ntawe twabura gushimira aba babyeyi. Imana ibahe umugisha. twavuga ngo iki yemwe amen. si ababyeyi twatanga n'impundu. Imana ishimwe cyane. turabashimye rero, tubashimiye Bwana John, kubashimiye kuba mwadutekereje mugatekereza ku bikorwa wacu mwaduhaye. ari umuhinzi kandi ihinga rirageze, akamwifuje ko yaje hanze agahinga, dore ko yarasanzwe afite impamyabumenyi y'ubugoronome yo guhinga. turabashimye. Imana ibahe umugisha. murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. ariko natwe abageni turabatatu nongera mbisubiremo inyanyagize amaso n'ubishaka natwe tuzasaba kuzaguha abageni. haleluya. Dusenga Imana. Urakoze data mwiza, urakoze Mana nzima, tugushimiye ukuntu uduhaye ifunguro tubumwe, ndakwigize kugira ngo utunge ubugingo ubwa Yesu. Urakoze, amen. ntabwo ari imyotsi. gera hirya. Ese ko ndakayumva none. Ndakayumva. Katurebe. kurya birimo ari kuntu wumva ko kigiye kunyumvira mwana. uzi ikibazo mwana nta nyama nta ibishyimbo bitera imisuzi. neva fotoraho basa vamuzana bizizi ntabwo umugeni nta firiti nta kanyama mani koko ari
ye n'abantu twazanye none rero ijoro rirakuze nasabaga yuko rero muzehe wamuha uburenganzira kongera nkagenda nkasoza ubutumwa yuko mwatwakiriye amashyi murakoze cyane rero bwana John uvuze ijambo ryiza cyane urashaka kujya kuba ariyo nkuru kuko nahageze amahoro ariko cyane cyane uravuga uti ijoro rirakuze iyo ijoro rikuze abantu bakaba bamaze kurya twese kuryama reka rero basase muryame mwebwe mugereze nijoro uri kumva musaza we mwebwe mugereze nijoro wegenda urakubita ku mpabuye iyo abantu bamaze kuryama ijoro rikaba rikuze asigaye mu kuryama ahubwo reka mbabwire bagende basase mbabwire ko abashyitsi bararigura hafi murakoze cyane muzehe rero ibyo nari byo mvuga rero byahise nazagaruka nakubwiye ko nazanye ba nyirasenge nazanye abasaza n'umugeni ariko hari ba nyina wabo na ba nyina na ba nyirakuru arabo babonye se ubwo rero ndaye ubwo rero sinazagaruka harya ba nyirakuru umva ari ukubona se ba nyina na ba nyina wabo n'abahari na ba nyirasenge ubwo rero basigaye mu rugo niyo mpamvu bategereje yuko mbabwira inkuru nziza ko mwanyakira noneho ngategura nabo bakazaza si byose nibyo rwose ibyo uri kuvuga nibyo ni by'ukuri ubundi ntabwo ibyiza byabereye aha ngaha wabiherera aha kandi abanyamuryango bose ntabwo baba batuye ngo bazane none rero niyo mpamvu reka barebe agakoni berekeze neza bagende bagashyira wumva ahatsikira dore ko bumaze no kwira maze bumva ubwiza bwegereye amahoro ahari nabo bari kubyumva hakuvuna ugashinge wumve ko kagera hasi maze uherekere amahoro tuzasubira imana n'ibishaka bakoze muzehe rero impamba rero untekereye kubera ko ngukunda nawe ntabwo nayirya jyenyine yagira ngo dusangire kandi biduha bisangira wakoze cyane ibyo wampaye si bike rwose niyo mpamvu rero muzehe yego nakubwiye ko nazanye ba nyirasenge n'abasaza be buriya ariko nagukingiye basaza be na ba nyirasenge bakaza tugasenga byaba byiza bakagaruka ayari rero samusoni we reba Uwiteka mana yanjye nzazamura ishimwe ryanjye n'ururimi rwanjye ruzariri mu bwiza bwawe iyo ataba wowe mwami uguma iruhande rwanjye
nzajya ndirimba ngushimire mwami birabatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza yemerera mvuge kuri mana yanjye njye nzajya ndirimba ngushimire mwami birabatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza yemerera mvuge kuri mana yanjye niba tutirengagije bose tugatekereza neza iminsi yo kubaho kwacu uku niko kuri yuko iyaba uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu amazi aba yararengeye ubugingo bwacu njye nzajya ndirimba ngushimire mwami birabatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza yemerera mvuge kuri mana yanjye njye nzajya ndirimba ngushimire mwami birabatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza yemerera mvuge kuri mana yanjye uwiteka nahimbazwe we wakize ukuboko aturokora muri bibi bikomeye ubwo umwanzi yacuranga imigambi ye mibisha subiza amaso maze uze dushime nzajya ndirimba ngushimire mwami birabatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza yemerera mvuge kuri mana nzajya ndirimba ngushimire mwami birabatuye isi iby'ineza yawe amagambo yanjye nubwo atari meza yemerera mvuge kuri mana yanjye
nkabivuga ongera nkabisubiramo bajya mu gitondo nkavuga ibyo ku manywa na nimugoroba na nijoro ibyo mvuga nibyo ndirimba ndetse umutima wanjye udahwema kuzirikana no gushimira umwami wanjye kuko ineza ye agirira ese mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kuko ineza agirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suka umutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe nashimwe kuko iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kuko ineza agirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suka umutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe nashimwe andokora imitego y'umwanzi ahora ndeka anyingira urupfu buri munsi erega niwe umeshejeho sinavuga uko nandi